Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu ruzwi ku Baturwa TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko yacu igira iti ese abahamya ba Yehova ni itsinda ry'idini? Niba se ari byo, ni abakristo? Niyo mpamvu nk'uko murimo mubibona uburyo ki inkuru zikomeje kubandikwaho, zikomeje gusakara. Ushobora kwibaza ati niye mpamvu muri ibi bihe byacu inkuru z'abahamya ba Yehova zirimo zigenda zisakara kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho. Mu ikoraniro ryabaye kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2025, iri koraniro ryasize abantu bose bashaka kugira ngo bamenye abahamya ba Yehova ni bantu ki. Mu ikoraniro bagaragaje urugwiro, bagaragaje ko ari umuryango nk'uko turaza kubibona mpuzamahanga ujyaniranye n'idini. Ikindi bagaragaje ko basenga Imana kandi imisengere yabo n'ubuzima bwabo bwite bagenda babihuza. Ibyo bikaba ari byo byatumye baba umuryango mpuzamahanga mu rwego rw'idini. Kubw'iyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe ese abahamya ba Yehova ni itsinda ry'idini? Niba se ari byo, ni abakristo? Abahamya ba Yehova ni umuryango mpuzamahanga wo mu rwego rw'idini. Mu misengerere yabo basenga Yehova, Imana ishobora byose, ikaba n'umuremyi wa byose. Ese abahamya ba Yehova ni abakristo? Nibyo rwose, abahamya ba Yehova ni abakristo. Bo ubwabo bemeza ko iyo abantu babaye abahamya ba Yehova bababatiza mu izina rya Yesu, cyangwa se babatizwa mu izina rya Yesu. Ni mucyo turebere hamwe icyo bashingiraho babatiza mu izina rya Yesu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho 28 umurongo wa 18 na 19, dusoma ngo nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nanone dore ibindi bigaragaza ko abahamya ba Yehova ari abakristo. Bihatira gukurikiza inyigisho za Yesu Kristo hamwe n'imyifatire ye. Reka turebe icyo ibyanditswe bibivugaho. Muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 21 haranditswe ngo, kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Abahamya ba Yehova bemera ko Yesu Kristo ari we uzabahesha agakiza, kandi ko nta rindi zina abantu bahawe munsi y'ijuru bagomba gukirizwamo, ko iryo zina bahawe ari irya Yesu Kristo. Baduhaye icyanditswe kiboneka mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 12, haranditswe ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Izina twahawe dukwiriye gukirizwamo ni irya Yesu Kristo. Iyo abahamya ba Yehova babihamya,
babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 18 na 19. Twasomye ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Kubatizwa mu izina ry'Umwana, nta wundi mwana uvugwa w'Imana ishobora byose buretse Yesu Kristo. Iyo abantu babaye bifuje kuwifatanya n'umuryango mpuzamahanga w'abahamya ba Yehova, bigishwa kandi bakasobanukirwa icyo kubatizwa mu izina rya Yesu bivuga. Ikindi, amasengesho y'abahamya ba Yehova bayavuga mu izina rya Yesu. Igihamya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 16 haranditswe ngo, si mwe mwantoranije, ahubwo ni jyewe wabatoranije, kandi mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Icyo abantu bose bazasaba Data wa twese wo mu ijuru, ari we Yehova, babinyurije mu izina rya Yesu Kristo, ko Uwiteka yagombaga kugira ute, cyangwa se Yehova yagombaga kugitanga. Nanone abahamya ba Yehova bemera ko Yesu ari umutware wa buri mugabo wese. Igihamya bashingiraho mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abakorinto, mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 3. Abahamya ba Yehova bemera ko Yesu Kristo ari we mutwe w'umugabo wese. Dushingiye mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 3 dusoma ngo, ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Nanone abahamya ba Yehova bemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ikibatandukanya n'andi madini nuko bemera ko Yesu atari umwe mu bagize ubutatu. Ikibatandukanya n'andi madini nuko bemera ko Yesu atari umwe mu bagize ubutatu. Mu yandi magambo, abahamya ba Yehova ntibemera ubutatu, bashingira ku kirero. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 12 umurongo wa 29, niba mbagiriyeho umugisha twafatanya kuri iki cyanditswe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 12 umurongo wa 29 haranditswe ngo, Yesu aramusubiza ati, irya mbere niri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Uwiteka Imana ya Yesu niyo Mana ye, ndetse akaba n'umwami wenyine. Abahamya ba Yehova
ntibemera ko ubugingo bukomeza kubaho nk'uko andi madini abihamya. Bemera ko ubugingo bukora icyaha bupfa. Bashingira he? Bashingira kuki? Mu buhanuzi bwanditswe cyangwa se mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 18 umurongo wa 4, dore uko handitse: dore ubugingo bwa bose ni ubwanjye, ubugingo bw'umwana ni ubwanjye, nk'ubugingo bwa se, ubugingo bukora icyaha nibwo bupfa cyangwa se nibwo buzapfa. Byumvikana ko Bibiliya ivuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nimba rero ubugingo bw'abantu bose bupfa, birumvikana ko bupfa ku bwa cyaha. Nta muntu rero udakora icyaha bambe uba mu mimerere yo kudapfa, cyangwa se imimerere yo kudapfa ntawe itageraho, kubw'uko twese turi abanyabyaha. Nanone kandi abahamya ba Yehova bizera ko iyo umuntu apfuye nta bwimenye, nta kindi kintu yongera gutekereza, aba mu mimerere yo gusinzira. Babigereranya n'itoroshi iyo itarimo amabuye cyangwa se idafite bateri. Igihamya batanga mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 umurongo wa 5 usimbuke ku wa 10, haranditswe ngo: abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngorano bakizeye kuko batakibukwa. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta migambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Byumvikana ko abari mu mimerere y'urupfu baba bari mu mimerere yo gusinzira ubuticura, bategereje umuzuko wo ku munsi w'imperuka. Nanone abahamya ba Yehova, ikibaranga kidasanzwe ni ugutangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Bashingira ku mpanuro Yesu yatanze, ziboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Haranditswe ngo: kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kiza. Buri muhamya wa Yehova wese yifatanya muri uwo murimo agamije kugira ngo arokore abantu bari mu mimerere yo kutubaha Imana. Nanone bavuga ko Yehova ari izina bwite ry'Imana. Dore icyo bashingiraho: umuhanuzi Yeremiya yaje kugira uburyo abigaragaza. Muri Yeremiya igice cya 16 umurongo wa 21 haranditswe ngo: dore noneho ngiye kubamenyesha, ni ukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye, nabo bazamenya yuko izina ryanjye ari Yehova. Ubutaha televiziyo yacu izwi ku izina Kubaturwa TV izabagezaho uburyo izina bwite ry'Imana rikwiriye gukoreshwa.
n'impamvu ryakagombye gukoreshwa, ndavuga izina Yehova. Nanone kandi aho rutandukaniye n'amazina y'icyubahiro nk'umwami, nyagasani, ishobora byose, umwami, umuremyi w'ijuru n'isi. Tuzarebera hamwe uburyo aya mazina ari amazina y'icyubahiro, aho atandukaniye n'izina bwite ry'Imana. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga ruzwi ku izina Jawa, cyangwa se ukegera umwe mu bahamya muturanye mu gace k'iwanyu. kurushaho gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi, kandi mugerageza gushyira mu bikorwa ibihuje n'ibyo mwiga. Mugira amahoro. Mwaganirizwaga n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest.